Ndavuga ngo nyine izi saga za Bruce Melody na Ben zaryamiye abandi banzi bose basohoye indirimbo ngo warire. Juno yasohoye indirimbo. Yego. Umundi muri kano kaciyemo na ndirimbo turi kureka makabanzi batari gusohoye indirimbo. Umuntu wabanje wabimburiye abandi yari no Kivumbi yasohoye indirimbo yitwa Katarina. I mean Makarena. Urumva? Nyuma ho gatoya Juno itasohora indirimbo yitwa Amariza ari kumwe na Ruth Joel. Hino gato Kenisora itasohora haje gushya. Bruce I mean Knowless nawe yarasohoye bura nose nafite indirimbo nshya itarampara ukwezi. Urumva? Na Kevin Kade nawe arasohora amazi nyanje kandi urabizi ko ataswataga yaramaze iminsi adaswata. No indirimbo zose muri Rogari. Zose za swase na amaswata araho ngaho. None kandi iyo urebye neza ko twavuze yuko iki gitaramo ariko cyacyo cyabiteraga kikaba cyararangiye kuki batagaruye amaso inyuma barebe hard walking nyine z'abahungu n'abasista ngo baziha agaciro zari zikwiye. Ubwo ngiye ndi kumva ari akazi ka ba nyirazo nabo nyine kuzirwanaho kuzipromote ni bakore promotion nabo bazane inkuru zituma tugaruka ku ndirimbo zabo. Abo ngubu naho ubundi birasa nkaho ziri bujyana n'iyisaga nyine maze iminsi. Aba tukigarukira kuri Diezdora Shensi yamuhirije stage nziza cyane. Ameze neza ari mu byo batabivuze. Ari mu bihe byo bya Tarura Mpeti. Afite ukuntu nyine akunzwe byadanje ku buryo nko uno mwaka urashira nta muntu ugomba kumwegera. Afite swege za gisani urukumva none afite n'ukuntu afite indirimbo zikunzwe. Urampeti noneho akunzwe mu bantu ba people no mu basitari bagenzi be. Nyine afite igikundiro ku buryo nyine umuntu wese bahuye ahita amwiyumvamo. Nekaga nacyo cyakuruye uramu Senche kugira ngo amuhe stage. Urumva kubera yuko Petit afite swag. Murazi ko Diezdora afite ibintu byinshi bitangaje kuri we. Kuri akunda bameze nk'umuntu wikubise umuntu nyine uri crazy bya hatari. Ibaze yuko ngo nta n'ikintu ajya afata mwana. Yego. Noneho ibaze ko indirimbo nyinshi ziya twumva z'amahit ubu ngubu. Uzi ko ari mu bantu bari kwandika lyrics ziri gufata umujyi. Yakabaye mu gihe kuko bene n'uyo byacogoye ntago bigihari. Ariko ikintu kigutangaje agiye guceceka ba Juno baceceke twiyumvira zino nonsense za yamano za video z'ubusa. Urumva usanga biragiye bifasha ukwezi n'ubundi nta ndirimbo ihari kandi aje gusanga nabo bino bintu byo gutuma bino bintu ari byo bituma badasohora indirimbo byakabaye ari umuvuno mwiza w'abandi bantu kureberaho. Kuko indirimbo zabo basohoye twarazirebye kubera ko nibo bari trend. Ubu ngubu akakanya indirimbo ya Melody niyo uri kumva ahantu hose. Melody we noneho izina Melody utarivuze ntacyo ameze neza cyane rwose. Kino kwezi kuramuhiriye. Izi mpera z'umwaka ziramuhiriye yinjiye mu wundi ameze neza. None se ubwo abo abantu babagabo ntibazi bakora bo icyo gukora niba ari kukibona. Sashi Boy Kafulu saga me Balman. Sashi Boy Kafulu none ibintu byongeye byabishye. Nyuma ibitaramo byarashize barabivuga nyine n'iki birarangiye. Inkuru z'ibitaramo bya Ben none showbiz yongeye ibanga 2025 mu kwa gatatu. Ikibazo ndi kubigiramo ni kimwe. Turimo turavuga ati saga za Ben na Melody zigumeho zituma industry ikura. Ariko icyo nabonye cyose ko abandi bajene bari kubigenderamo. Ubwo nyine uko bavuze nibo twivugira bonyine tukareba indirimbo zabo bonyine abandi bakabigenderamo nitwongere kubamenya. Ariko ibingibi biri guterwa n'ababloga bakomeye urumva kuko nyine nabo bari kuvuga ikibaha views. None se wabigenza ute wari wowe nawe ureba ikiri trend cyane ahubwo cyangwa se n'amaradiyo ari kureba ikibaha views. Amaradiyo yakeneye views ni kubera iki nyine ujya kumva kuri radio ukabura indirimbo nka haje gushya muri playlist bakinnye guhera mu gitondo. Aho hano nyine ariko umenye ko n'amaradiyo n'amateleviziyo nabo bakina ikintu kiri trend. Bakindira imbiri trend. Ndavuga ngo nyine izi saga za Bruce Melody na Ben zaryamiye abandi banzi bose basohoye indirimbo ngo warire. Juno yasohoye indirimbo.
yego ubundi muntu muri kano gahe kaciyemo nta ndirimbo turi kureka ko abanzi batari gusohora indirimbo umuntu wabanje wabimburiye abandi yari no Kivumbi yasohoye indirimbo yitwa Katarina I mean Makarena urumva nyuma ho gatoya Juno itasohora indirimbo yitwa Amariza ari kumwe na Ruti Joel hino gato Kenisora itasohora haje gushya Bruce I mean Knowless nawe yarasohoye buriya nose nawe afite indirimbo nshya itarampara ukwezi urumva na Kevin Kade nawe arasohora amazi nyanje kandi urabizi ko ataswataga yaramaze iminsi adaswata no indirimbo zose muri Rogari zose za swase nta maswata ari aho ngaho kandi iyo urebye neza ko twavuze yuko iki gitaramo ariko cyacyo cyabiteraga kikaba cyararangiye kuki batagaruye amaso inyuma barebe hard walking nyine z'abahungu n'abasista ngo baziha agaciro zari zikwiye ubwo ngende ndi kumva ari akazi ka ba nyirazo nabo nyine kuzirwanaho kuzipromote ni bakore promotion nabo bazane inkuru zituma tugaruka ku ndirimbo zabo abo ngubu naho ubundi birasa nkaho ziri bujyane n'iyisaga nyine imazeho iminsi kubera ukuntu nge nakunze iriya ndirimbo ya Kenisora je nari natangiye kwifuza yuko kwanza yakabaye yararetse byibuze akayisora nka 2026 nyine muri uyu mwaka byibuze niyo yari kwisora nko mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu ko ndabizi neza ko ntasaga izabi hari icyo gihe ariko barabaje nabo batagetinze nabi cyane nka Kenisora we yatagetinze nabi ko Kenisora yasohoye indirimbo abizi ko zirasaga already zatangiye kandi abizi ko ari big fish biri guhangana ubwo sinzi icyo yari yishingikirije ashobora kuba yari yaketse yuko nawe hari ahantu harimo deserving kuba arimo n'abagerageje kuyivugaho bavuze ko ari igishishwa bavuze ko yayishuje Mario indirimbo ya Mario na ifite beat igenda kuri sinigeze mbwitoho cyane ariko nawe namvishije mbara ukuntu bisa sibyo ko indirimbo nyinshi muri no minsi zari n'ukuntu ziba zenda gusa n'uwari bagerageje kuyivugaho yari yavuze ko ari igishishwa ya Kenisora izaba Juno zo zakinwe nk'iminsi 3 zikiza ya Knowless yo rwose sinzi nahiri urumva none ikintu gitangaje umuntu warumaze iminsi adaswata yari Kade yego none nawe Nyiragongo reka da kubita swata iriyo ngiyo kabisa ubwo rero ikintu ingingo iri bubarengere nabone ukuzana nyine inkuru zituma none se kutaravuga ko na show ya Kade tavuzwe ahubwo ubundi iriya show ya Kade ni ya Shensi zombi nyine zabo reba nyine amashow ya Kade niyo ya mukobwa muri Jamaica Shensi zose zigeze zivugwa zose zaburiwe irengero kandi Shensi yakoze agashow keza Kade byari fresh urumva nta wagira ngo nta cyabaye yego turakibereye n'ubu ngo turakibereye kuri saga za Bruce na Ben ibintu bizanakomeza ariko se nibikomeza gutye mugani ko turi kuvuga ko byubaka industry ahubwo ko biri buyisenye kugira ngo komeza kugenda gutya ashanda kubwiza ukuri arebo babiri n'ubundi bavuzwe tuvuga yuko Kade atari kubona ko bino bintu byazimije ibintu bye none se ubu ntabwo ari umwanya mwiza wo guhita za mu gihe bisa nkaho bicogoye nawe agahita kuretinga ikintu kitwibutsa kujya kureba ya ndirimbo ye oya ariko hari ibintu tumaze iminsi tuvuga nubwo tubirenza amaso kuki ababo twita ko ari batatu ba big fish small fishes ntabwo ari bato nyine ntabwo tuvuge ntacyo small fishes kuki bo barumuna aba Ben abahari ko ntabwo wakirengagiza ko Kade ameze neza ntabwo wakirengagiza ko Kenisora ameze neza ntabwo wakirengagiza ko Juno ameze neza none kuki abo ngabo bo kuko ndabizi barahuza kuki batishyira hamwe nabo bikorere bifu yabo cyangwa se bashaka isaga zabo nabo bakora tubavuge ko twavuga n'ibihangano byabo maybe bari bakeneye ko tubibutsa tukabibabwira ko ari cyo gikenewe kandi umuvuno melody yarawutanze nahabo nabo kumenya icyo bawukoresha baga profit nahabo kumenya ngo turabigenza gute turabikoresha iki gusa ikintu gihari nk'uko nari mbikubajije ibintu ntabwo biri busenye industry birayisenya muri Tanzania
twirengagije ko harimo ndi na Harmonize baba bavugwa cyane, ariko inyuma gato haba hari ba Mbosso na ba Darasa nabo bakubita n'abandi, no kuvuga ngo kandi baba bazwi. kuyisenya ubwo kuyisenya suko abandi bahanze bari nyine bo bahita bazimira. Rero kuzima biraterwa nabo, niba Shakata ntibayibonye, umuvuno se cyandi kubwira umuvuno ntibawubonye. Ubu ngubu tugiye kubaka industry, urumva isaba kuza ukavuga ku bintu byawe ugatuma nyine tukuvuga. Ubundi twakabaye tunafatiraho ntihazagira ikintu kijya uribuka kera, ntabwo ari kera cyane, yago ukuntu yajyaga azana ibintu bigatrendinga amezi 3 nta ndirimbo ivugwa ntaki. Ngenda ndi kwifuza yuko biriya bintu bitakongera, ikintu kitari kuvuga ku muziki, kitari kuvuga ku mustar runaka, kitari kuvuga ku ndirimbo, gutse kigenda kigafata umwanya ungana w'amezi 3. Ariko ibyo bintu ntabwo ari ibintu bizishyiraho. Nabahanzi nyine gutuma nibanze kuduha inkuru tuvugaho. Yego, nabanze kuvuga ngo okay, niba nasohoye indirimbo ndayitwikira muri ubu buryo, niba ari na Saga reka nyireme. Twavuze ko Saga zitarimo zitari beef zeruye, zitari beef zitajyanye n'umuziki, izo ntabwo dukeneye. We kora Saga sibyo yerekeje ku muziki. Rero nk'ubu nka Kade yakabaye mu gihe kuko bino bintu byacogoye ntabwo bigihari. Ariko ikintu kigutangaje agiye guceceka, bajino baceceke, twiyumvira zino nonsense za yamano za video z'ubusa, urumva usanga biragiye bifasha ukwezi n'ubundi nta ndirimbo ihari. Kandi aje gusanga nabo bino bintu byo gutuma bino bintu ari byo bituma badasohora indirimbo. Medina Ben byakabaye ari umuvuno mwiza w'abandi bantu kureberaho. Kuko indirimbo zabo basohoye twarazirebye, kubera ko nibo bari trend. Ubu ngubu aka kanya indirimbo ya Melody niyo uri kumva ahantu hose. Melody we noneho izina Melody utarivuze ntacyo, ameze neza cyane rwose. Kino kwezi kuramuhiriye, izi mpera z'umwaka ziramuhiriye, yinjiye mu wundi ameze neza. None se ubwo abo abantu babagabo ntibazi bakora bo icyo gukora niba ari kukibona. Ahubwo wenda reka twirengagize ko show ya Kevin Kade dushobora kuba twarayifatikanyije no kurasa umwaka, kuko n'ubundi ni ibirori ahanini byari byateye inkunga n'umujyi wa Kigali. Urumva abantu nyine bahise bayijyanira mu gihiri cyo kurasa umwaka. Kevin Kade twarashe umwaka araturirimbira. Ikibazo rero nuko no kurasa umwaka nabyo bitari bitavuzwe, urabizi ko byabaga byacitse. Ikibazo nyine biriya bintu bya Ben na Melody byari bifite imbaraga nini zageze yibundikira ibintu byose. Ahubwo hari ikintu cyabayeho, urumva ngo muri iriya show buriya ya Kade abantu bagurishije amatike menshi kurusha nyine imyanya ihari yo kwinjira. Buriya hari ibintu nyine byagiye bipfukiranwa. Imyanya yari mike kurusha amatike bagurishije nyine. Yego, haje abantu benshi bo kwinjira kandi bishyuye bose, urumva, kandi ahantu huzuye. Kubera nyine byanagendanaga no kurasa umwaka, of course. Uri kumva kuba ugiye kurasa umwaka iki, urumva ni ibintu bigendana byanga byakunda. So rero sinibaza ikintu cyabaye, ahubwo tukigarukira kuri Diezdora. Shensi yamuhereje stage nziza cyane, ameze neza, ari mu byo batabivuze, ari mu bihe bye bya Tarumpeti. Afite ukuntu nyine akunzwe byadanje ku buryo uno mwaka urashira nta muntu ugomba kumwegera. Afite swag za gisani, urukumva, none afite n'ukuntu afite indirimbo zikunzwe. Rampeti noneho akunzwe mu bantu ba people no mu basitari bagenzi be, nyine afite igikundiro ku buryo nyine umuntu wese bahuye ahita amwiyumvamo. Neka nacyo cyakuruye Sense kugira ngo amuhe stage, urumva, kubera yuko Petit afite swag. Murazi ko Diezdora afite ibintu byinshi bitangaje kuri we, kuri akunda bameze nk'umuntu wikubise umuntu nyine uri crazy bya hatari. Ibaze yuko ngo nta n'ikintu ajya afata mwana. Noneho ibaze ko indirimbo nyinshi ziya twumva z'amahit ubu ngubu, uzi ko ari mu bantu bari kwandika lyrics ziri gufata umujyi. Nta muntu atarandikira yakoze kuri Sikosa. Indirimbo za Kade hafi ya zose buriya bafite tushe nini cyane, urumva. Nyine Petit ameze neza, ya deservingaga kuba ari hariya kabisa. Yego, yarabideservingaga nawe bihakanye. Ariko se nyuma yuko habaye, nyuma yuko ahuye n'umustar ukomeye, nitubyirengagije ntago ari umuntu usanzwe bakoranye. Badumba barabipostinze ariko ntabwo byavuzwe. Iyo video ashobora kuba ifite nk'ibihumbi 100 gutyo byayirebye, ntago ari abantu bake. Ariko Dumba buri kintu postinze kirarebwa, nitubyirengagize. Kubera iki nyine abantu batabimenye bavuga ati uyu muntu uje ejo bundi.
reba ni nkuko okay Shensi buriya twamukira ku rwego okay reba wenda Melody nayo ni izina rikomeye fata nka Kadi hano haje nka n'umuza nka Wizkid ukabona bakoranye nyine ibiporo bya dance nitubivuge fasha izina ryoroheje n'irindi rikaze rero nanuza nuko byamugendekeye tundacyaragaruka kuri cya kintu cyuko muri uriya mu baby aranamwikundiye cyane aho gushobora kuzabona n'igikora ubanza biranashoboka sha nago ndishuwa ariko yas umuntu wo muri Jamaica mwakorana tutarishuwa nuko tutigeze na Diezdora ikintu abaje no muri Jamaica ariko mwakora buriya ikintu kigora abantu bo muri East Africa n'aba Nigeria aba Nigeria bagira video zitaye ubwoba ariko urebye video zo muri Jamaica ni kimwe n'izi Bugande ni kimwe n'izina ahangaha urumva umuntu muri Jamaica agwaye kurabuka bwa dushutingira i Kigali yaza mugakora ugire wajya gura video za ba Big Signal nta bintu bya danje muri ubona n'ubundi yitegeye akamoto kandi afite show nta bintu bya danje kuri video zo muri ikintu byaba abantu bo muri East Africa n'aba Nigeria video zo muri Nigeria ziba zihenze cyane ukumva ziri kuri standard y'urundi rwego ayimuhaye gakora yuko bapfukiranye biriya bintu ivyo bintu ikintu cyabipfukiranye nta muntu ndi kubishinza ni The Ben na Bruce Melody nyine nicyo birakwereka imbaraga biriya bintu byari zifite biriya byari bifite imbaraga nyinshi cyane ku rwego rw'uko nyine nta yindi nkuru yagombaga kuvugwa urumva biracyana zifite kuko n'aka kanya The Ben aje akavuga ati ngiye kujurira ejo tubasange stade nabwo twahita tubyuka tuvuga ati agiye kubijurira rero bikwereka nyine imbaraga bari abajene bafite ni banini bro ni banini ubwo nyine abandi bajene nabo kugira ngo bavuge ko ira level bakeneye gukora cyane kiriya kintu kibereka yuko hari ahantu bataragera yego hari ikintu batarakora uko wabyimba kose ko wagira gute ba grand frère hari ahantu barahari uriya mwanya nyine aracyari ikindi gihe hari utuntu hari gukora cyane kabisa hari utundi dupost bapostingaga ba Kenisoro na ba Juno ubona bashaka kwivanga muri iriya saga ya Melody na Ben nubwo bitabakundiye sinavuga ati umwanya bafashe bashaka nyine Juno wenda ashaka gufata Melody akamukanda ijosi ari kumwe na The Ben yawufata nkari ya josi yarekanze nka Kevin Kadena na Keniso ahubwo ubu ngubu gutya bisa nkaho bicogoye ubu ngubu basho ikaraka boro kari kuba kajubu oya reka nanone kajubu nyeka ko bitewe nabo yagapimiyeho kaje ubu ngubu byavugwa byagaruka nako karapfukira nako kagiye erega hari ahapfukiranwemo ibintu byinshi karirengagiye ako ubu ngubu kubera ko dusa nkozera uri kugenda ndimo gushaka kuvuga ngo ikintu cyo kuri Ben na Melody nkumva bineye ubunebwe kubera iki byarangiye nago biki trend oya nyine ikintu nashaka ubwo undi muntu wa profit ikindi kintu yazana hano twaba tubonye ikindi kintu cyo kuvuga ikintu nashaka kuvuga uriya mutwe yakandagiye wa Melody undi ari uwa The Ben hano iyo uza kuba nk'uwa Kevin Kadi uyu ukaba nk'uwa Keniso ndakeka ibyo bintu byari kuba ari ikintu kiri kuvugwa cyane none se bafite rero kuko nyine hari ukuntu ushaka guhanura ipera utari gushyikira urumva ugasanga nyine nturishyikira ariko yifashe iryo shyikira urarihanura ndakeka Kenisoro yipimye kuri Juno akipima kuri Kenisoro byari kugira power kuruta kwipima kuri Ben cyangwa kuri Kenisoro yarabigerageje baba Loki ntibamusubiza I mean Kevin Kadi yarabigerageje bamubajije urumva babajije Kadi ari mu isibo baramubaza ngo bamubagine kuri la post ya Juno ahita avuga ati bamubaza hana kuri ako Kenisoro yavuze ngo amatiku nashira baracuruza iki yego yahise ababwira ati barababuze content nibaze bakora ibitaramo byabo bakora imiziki zibyo none se kuki bataje batubwire ngo batwereke content yabo wamugane ni rya somo rya Melody ritarafata we yari yabigerageje Kevin Kade ahubwo abandi nyine baba kwa kundi bameze kumwe bateye batazi ibyari byo baraceceka urumva nk'ubu ngubu byakabaye kiriya kintu nk'iyo Juno gisubiza byakabaye bifite imbaraga zikomeye byari kugira ingufu za danje ariko nyine ntabyo yakoze no uriya wajaje intera umujinya shaho ahubwo nakaraga post sinzi ukuntu yagatekereje niwe muntu udashaka kwivuga nawaza ukamuvuga ibiki no muntu ugenda ugaceceka niba kandi ntago ari kubona ko bimwafect biramwafecta Kafuru
ndakeka ibi bintu twanabisoreza hano. Gusa nyine ibi bintu birabaye. Okay, reka twibutse abantu ko Juno yasohoye indirimbo iracyari nshyashya, Kade yasohoye indirimbo iracyari nshyashya, Kenisi yasohoye indirimbo iracyari nshyashya. Nyine ibintu bya Ben na Melody byarangiye, reka dusubire kujya kureba za ndirimbo abapresenter muzishyire ku radio muzicurange. Ni ukuri mwarazimije ntago zihari. Ntago zari wagira ngo nta cyabaye kandi rwa bimaze iminsi mushonje indirimbo nshyashya abarundi bari kudukandagira none nizihari mwakomeje kuba busy kuri The Ben na okay birumvikana n'abantu banini ariko none okay mudusubira inyuma tugende turebe ku ndirimbo nshyashya zasohotse.